Ni umuturage witwa Nzabayimana Leonard utuye mu kagari ka Gacaca, umurenge wa Rubengera, mu karere ka Karongi, kuri ubu utishoboye ndetse akaba yibana mu nzu ya wenyine, nayo yubakiwe ku bufasha bwa leta, aho tumusanze iwe mu rugo mu mudugudu wa Nyarubuye. Aha aratekereza umunyamakuru ko yaje guhura n'ikibazo cyo kuziba imiyoboro y'inkari, ubu akaba yifashisha sonde yashyizwemo n'abaganga ngo imufashe kwihagarika. Imitsi yo kunyara yarazibye simbasha kunyara, noneho maze iminsi 3 ntabasha kunyara, nkabasha byarananiye njya kwa muganga. Ubu ngeze Rubengera bizate bahita bajyana ku Kibuye. Ubu rero ko nabone ntabasha kunyara, bahise bantobora bashyiramo, baramvoma, bamaze kumvoma none bashyiramo isonde. Ubu none ndacyafite rero nyuma y'umwaka n'igice. Ufite icyizere se kuramutse ubonye ubuvuzi wakira? Nakira. Kibuye bari bambwiye ko kuko banyujije mu cyuma, bambwiye ati wowe n'ubundi hano ntabwo twabishobora, wowe uzagenda ujya i Kigali muri sashika, iyo misazi ibyo nibo bazayizibura, twebwe ntabwo twabishobora. Banyohereza rero ngo nzajye muri sashika. Ubu rero ubushobozi rero buza kumbona bukeya. Ni imitsi yazibye? Kugeza ubu ntuzi icyayizibije? Ntacyo nzi rwose, ntacyo. Uretse ko byizanye gusa nkabona birahagaze. Uyu muturage akomeza avuga ko ubu abayeho nabi muri ubu burwayi amaranye umwaka n'igice, dore ko na randevu yahawe n'abaganga yarangiye, akabura ubushobozi bwo gusubira kwa muganga, mu gihe ngo hari icyizere ko ashobora kuvurwa agakira. Ayo nabe nyine ko nta kintu bafite nko mu nzu mvuga ndagiheraho wenda ngo kingwaneho, ariko nk'abaturanyi barahagera, hagezeho ndakazana nk'akantu ko gufungura, najya kora nkabona n'umuntu araje gutyo, nkabona iminsi iri kwicuma. Hanyuma kwa muganga bakubwiye ko ari iki kibazo byateye, byari byagenze? Ntacyo bambwiye, ahubwo bambwiye ko bagiye bampa randevu, ko banyuje i Kigali najyayo bakampa indi randevu yo gusubirayo. Ubu ngiyeyo gatatu bampaye indi randevu yo gusubirayo, mbura amafaranga njyanayo mpamagaze. Abo rero banyemereye ko yamuha ubufasha nk'uko kwezi gushize kwa 4. None wambwiye ko amuha ubufasha n'ubundi nabwo ntiyabumpa, ubwo nabwo sinajyayo. Aho nk'uko kwa 4 mba nasubiye, ariko ko nagiye kwaka indi tarasiferi ko indi yari ishaje. Bayimpaye rero ubwo barambwiye ko amuha ubufasha sinabubona, ubwo n'ubundi nabwo ndahagarara. None wirifuza iki? Nifuza ko najya kwa muganga ko nakira, nuko ubushobozi nyine mbubura. Ugeze ubwira ubuyobozi se ngo bugire icyo bugufasha buranga? Nababwiye ntacyo bamariye. Bande? Ese hari ba mudugudu, ba gitifu barabizi. Nese umuntu wabwiye umuntu ntari gusubiza ukajya ikintu umubwira. Ni ibintu nanone bigarukwaho n'abaturanyi be, bemeza ko uyu musaza abayeho mu buzima bubi bwo kwibana mu nzu ya wenyine ari kumwe n'ubu burwayi. Bagasaba leta ndetse n'undi mugiraneza wese wabasha kuba yafasha uyu musaza kuvurwa agakira, kuba yamugenera ubufasha, dore ko ngo we ari ntaho nikora. Umusaza mugenzi wacu abayeho nabi, nta mufasha afite, ari mu rugo rwa wenyine, mu burwayi usanga nabyo bimubangamiye, nta bushobozi afite bwo kwivuza. Uyu musaza rwose bibaye byiza mwazamurengera, kuko ni umusaza w'inyangamugayo bisanzwe, ariko nta bushobozi afite mu mibereho ye. Nta sambu nini hari ahinga, nta n'itungo afite mu rugo. Nubwo yaba afite ubushobozi bukwiye kuki, habaye hari ubufasha yabona bamuvuza byakoroha kurushaho. Hari igihe dusanga arwaye aryamye hariya, ni ukumufasha ntakira ko ashobora, nta kazi akora. Abaganga bamufatiranye agakira, bakamufasha yakira. Ikibura ni iki? Ni ubushobozi bwo kwivuza. Uburwayi bwe abumaranye igihe kinini, hafi umwaka n'igice. No kuva hano ajya ku Kibuye biramurushya, rimwe na rimwe akagira yakerewe. Twumva nk'abayobozi bamurengera bakamufasha, kuko ntafite shinge na rugero.
Tubaza ubuyobozi bw'akarere ka Karongi niba hari icyo bwabasha gufasha uyu muturage kuri ubu burwayi bwe, umuyobozi wako wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Ntakirutimana Julienne yasabye uyu musaza kwegera ubuyobozi bugasuzuma ikibazo cye, bwabona koko ngo ari uwo gufashwa akaba yafashwa kwivuza nk'uko bigenda no ku bandi bose batishoboye. Tuba dufite abantu benshi mu karere bafite cases nk'izo ngizo zishobora no kuba zirenze. Harimo n'abafite ubumuga bukomatanyije, harimo abafite imiti ya kanseri batava mu nzu, harimo abafite ubumuga nk'ubwo afite, baba ari benshi. Hanyuma we yegera umuntu, yaba ari mudugudu yaba ari undi muyobozi, byanze bikunze ntabwo inzu ye itagerwamo. Areba umuntu rero akamwandikira asaba ubufasha ku karere, agaragaza imiterere y'ubumuga bwe, n'umujyanama w'ubuzima yabikora, n'undi uwo ari we wese uri aho. Si na ngombwa ko bandikisha imashini, niyo bakwandikisha intoki. Barangiza bakandika basaba ubwo bufasha ku karere. Ni ukuvuga ngo abegereye mwamufasha? Twareba nyine ubushobozi bw'akarere tukamufasha. Uyu musaza Nzabahimana Leonard kandi arasaba umugiraneza wese wabona ubufasha bwamushoboza kujya kwa muganga cyangwa kumubonera ubuvuzi bwihuse kuba yabunyuza kuri 0787 06 34 03 y'umuturanyi we witwa Mukangabe Veronica. Rafiki Kabenga, ATV mu karere ka Karongi.